ntabwo ari ukugira ngo uze kwifatanya n'abatizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukifatanya n'abatizera mudahuje. Ingabo za YESU, ababyeyi twabaye ingabo. Ingabo za YESU, urubyiruko mwabaye ingabo. Ingabo za YESU, abakobwa mwabaye ingabo. Ingabo za YESU, turi ingabo. Ibi turabibabwira tukabisubiramo kuko tuzi neza yuko tugiriye umugisha ku Mana mukabyumva ari byo bizatuma ejo hanyu haba heza. Mwabyumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bifite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubw'igihe kizaza. Nukuvuga ngo iyo turishikamyemo muri iki gihe riraturinda, mu gihe gitaha rikaduhesha ubugingo buhoraho. Amen, hallelujah. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, hallelujah. Amen, hallelujah. Yesu ahimbazwe cyane. Nimwicare mu kubaho kw'Imana dukora icyatuzanye. Mbere yuko ntangira kwigisha no kuvuga, ndumva nanone nshaka gushima. Yesu ahimbazwe cyane. Ndashimira cyane abantu Imana yashoboje kuza. Ndashimira cyane abakozi b'Imana b'iri torero Imana isumba ijuru n'isi bantera umugisha. Sinabona ukuntu mbivuga. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko Imana ihemba abagizi ba neza, bagirire neza cyane. Hallelujah. Ndashimira umukozi w'Imana Sabiti, umuyobozi wa Ministeri y'inyungu zo gusenga by'ukuri. Yesu aguha umugisha muhungu wanjye. Ndashimira umukobwa wanjye kandi umukozi w'Imana Muzirabuni Flavia. Umuvuga butumwa bwiza. Yesu aguha umugisha cyane. Reka abavuze muhaguruke muzamura amaboko musuhuza abantu b'Imana. Yesu abaha umugisha. Hallelujah. Ndashimira cyane Pastor Joy Kantengwa. Nahaguruka n'abakozi umukozi w'Imana dufatanyije umurimo. Imana y'umugisha umugisha cyane. Ndashimira cyane Imana Nyagasani. Sinzi ukuntu nabivuga kuko n'ubutumwa wanezerewe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ndashimira used to serve. Yesu abaha umugisha cyane. Mwitanze mwakoze umurimo ukomeye. Imana yo mu ijuru ibahembere cyane. Hallelujah. Pastor Mbarushimana, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha bene data. Nukuri ijambo ry'Imana yavuga ngo inshuti zikundana iteka, ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuru. Yesu ahimbazwe cyane. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha cyane kandi bagirire neza. Tugeze rero mu mwanya nyirizina. Tugiye kumva ijambo ry'Imana bakunda. Ndashima Imana kubw'uyu mukozi w'Imana twatumiye akitabira akaza. Namwumvise harimwe numva arafashije. Umuntu avuga Yesu neza nkumva ni inshuti yanjye. Yesu ashimwe cyane. Namwe mwamwiyumviye. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ntabwo gukizwa ari izina twitwa nk'amazina yo mu miryango. Njya mbwira abantu ngo kwitwa murokore cyangwa kwitwa pasiteri cyangwa kwitwa umuvugabutumwa, mba numva ayo mazina ntayagendeyemo ngo mbe ndi mu butware bwayo, mbe nkora ibyo ansaba gukora. Navuga ngo ntabwo yaba aruta izina mugeni niswe na data. Yesu ahibazwe cyane. Agaciro k'iryo zina nuko uburi iryo zina nyirizina, nuko uburi iryo. Ariko iyo utari rya izina gusa, ndakubwiza ukuri ngo ni ryawe wiswe, ntabwo ryaba ririruta. Ariko agaciro kari nuko wowe ubiri iryo zina ryaryo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose. Data gitare kisumbuye n'amahanga, Imana nkuru yuzuye kwera no gukiranuka iri mu ijuru, ndakubashye kubw'uyu munsi w'umugisha kandi w'umumaro ko waduteranyirije imbere yawe Mwami. Waravuze ngo ntiwaduteranyiriza imbere kudusezerera amaramasa. Nyemerera ukuboko kwawe kubane n'iriteraniro nkuko watangiranye natwe Mwami w'abana. Bari gukomeza kubana natwe izina ryawe ryubahwe. Icyo nangije n'imbaraga z'umwijima, imyuka y'abadayimoni isahura ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu b'Imana. Iyo myuka ikubitwe hasi, irimburwe ikurwe, ubwiza bw'Imana yagiye budutwikira. Icyubahiro kibi cy'Imana Data se Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze isoko y'ubugingo. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Ntabwo ndi butinde,
ntuze wenda kurangara gutekereze ngo ndaza kuvuga ibintu byinshi byavuzwe mu ndirimbo, byavuzwe mu ijambo ry'Imana, byavuzwe. Ndashaka ngo mu mwanya muto dusigaranye, kuko ndatekereza yuko buri wese dore bamwe batangiye kugenda bagiye, abasigaye ni mwihangane ndarasa kugenda. Yesu ahibazwe cyane. Mwabyumvise umutwe w'iki giterane. Yesu ashimwe cyane. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ndashaka gusubira muri iki cyanditswe mereye ku murongo wa 6 kugira ngo sobanure impamvu zituma udahinyuka. Haleluya. Ntabwo kudahinyuka ari uko waba uri umusore ufite imbaraga. Ntabwo kudahinyuka ari uko waba uvuka mu muryango ukomeye. Ntabwo kudahinyuka ari uko waba warize amashuri menshi. Ntabwo kudahinyuka ari uko uri mugufi cyangwa uri muremure. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose. Hari impamvu zituma umuntu adashobora guhinyuka. Umuntu akakwemera abaye abishaka cyangwa atanabishaka, kuko uwo kwemerwa icyo cyonyine gusa akakwemera. Haleluya. Kuko uri uwo kwemerwa abaye abishaka, uwo akakwemera cyangwa atanabishaka. Haleluya. Kumenya agaciro kawe, impamvu yatuma udahinyuka. Reka tugaruke muri cya cyanditswe. Nabwiye ngo ntabwo ndi bujye hirya yacyo, kuko niyo nsanganyamatsiko mfite. Ndumva ashaka kuhasobanura nk'uko Imana ari kubishoboza. Yesu ahibazwe cyane. Ndasaba Imana isumba ijuru n'isi kugira ngo ibishoboze. Haleluya. Dusubire muri Timoteyo wa mbere 4. Twari twahereye kuri 12 ariko turahera kuri 6. Yewe nubwo mureba mbumbura ndabumburira ubusa sinde, noneho n'aya maso y'ingerekerane y'ibyo nayasize. Abayafite ngaho mu bidufashe mu vuba cyane. Timoteyo wa mbere 4 turahera ku murongo wa 6. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma twumva impamvu zituma tudahinyuka. Pawulo yabwiye Timoteyo ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ushobora kubyumva ukagenda mu nzira n'ubwiyemeza. Nta wampinyura ngo umusore, nta wampinyura ngo umusore. Wenda bikagutera no gusuzugura abo kuba. Wenda bikagutera no kutanyura mu nzira wakabaye unyuramo nangwa wakabaye ugenderamo. Wowe uri ntabwo uhinyuka umusore. Ndi umusore oya. Ndashaka ngo wumve impamvu zatuma udahinyuka kugira ngo bikurinde guhinyuka. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ntabwo bajya batwemera kubera yuko tuzi kuvuga cyane, ariko abarokore baravuga bakunda. Haleluya. Ntabwo bakwemera wabura guhinyuka kubera yuko uzi gusakuza, uzi kugera ugasimbuka cyane. Hari impamvu. Haleluya. Zirenze imwe, zirenze ebyiri. Hari impamvu zituma umuntu yemera kuguha agaciro nubwo waba ugaragara yuko wenda utari uwo kwemerwa. Haleluya. Ariko kuko wamenye yuko utari uwo guhinyuka, bakakwemera babishaka batanabishaka. Amen. Uriya mukozi w'Imana yavuze ngo hari uwamubwiye ati, wamwandikiye ati rwose umbabari guze nyegere tuvugane. Yesu ashimwe cyane. Nigeze guhagurutsa itorero 9-7. Abakozi b'Imana abapasiteri banyobora n'abakuru b'itorero barahaguruka baravuga batumva twarasinziriye mugeni n'intiti yaradutaye, ntabwo agiye kujya mu ijuru adusige kubera impamvu imwe y'icyemezo nari nafashe mu mutima wanjye. Ndashima Imana yuko kuva menye Yesu ntabwo umutima wanjye wigeze umbwira gusubira inyuma, nubwo nagiriye ubuntu nkakizwa nkiri muto, ariko kuva ntangiye urugendo numvise ni wo gukomeza. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Uwo gusoma yahageze se? Abamufasha akamuha mikoro. Uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu. Nashatse guhera ku murongo wa mbere ariko mbona amasaha atari bwitwemereye. Muze kuhahera nimusoma ijambo ry'Imana ntugafata agace kamwe, kuko ifasha agace kamwe ntabwo kagusobanurira icyo ijambo ryashaka kuvuga. Yesu ahibazwe cyane. Ubiyemera ku murongo wa mbere mwajya kubyumva neza, ariko amasaha hari bubyemere. Niwibutsa bene data ibyo
uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo. Niwibutsa bene data. Haleluya. Wasanga wasubiye mukamubwira uti ntabwo ari uko bikorwa. Wasanga ugenda uko bidakwiye ukamubwira uti ntabwo ari ko byagombaga kumera. Haleluya. Ntabwo ari ukumufasha mu ntege nke yagiyemo, ahubwo ni ukumukuramo. Niwibutsa bene data ibyo. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Haleluya. Utunzwe n'amagambo meza n'inyigisho nziza wakurikije. Bakundwa bene data, muri uru rugendo twatangiye harimo gukora neza. Haleluya. Ntabwo ari ukuyorera ngo ibintu bikora twaratugende. Barakora basoma Bibiliya ngusome. Iyo bagezeyo barasirimbuza usiri. Iyo bagezeyo barabyina bagatega amaboko. Oya. Utuzwe n'inyigisho nziza n'amagambo wakurikije ariko byiza. Haleluya. Amina. Haleluya. Abarokore haleluya. Amina. Haleluya. Hari indirimbo yakomeje inzamwe bakundwa. Turi ingabo za Yesu. Ubu ko mfundira nuko nshaje sibukana n'urubyiruko. Naba babwire yuko bandusha. Barasibuka tukagera. Turi ingabo za Yesu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana yacu. Turi ingabo za Yesu. Ababyeyi twabaye ingabo. Urubyiruko mwabaye ingabo. Abakobwa mwabaye ingabo. Turi ingabo za Yesu. batureze mu buryo bw'umwuka, batubyaye bakaturera. Yesu ahibazwe cyane. Dutuzwe n'ayo magambo meza. Haleluya. Tukagenda turaba agaciro, tukagenda tutagayitse, tukagenda tutariho igisuzuguriro muri iyi si twubahwa. Haleluya. Niba utari ibyo, uzaba umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu. Haleluya. Utunzwe n'amagambo yo kwizera. Utunzwe n'amagambo yo kwizera. N'inyigisho nziza. N'inyigisho nziza wakurikije. N'inyigisho nziza wakurikije. Bakundwa turaba gutungwa n'inyigisho nziza. Dufite abadukurikiye. Haleluya. 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 Jya witegereza ukurikira. Ntabwo ari ukubigwiza murongo. Baragiye nanjye ndagiye gusa. Ugiye aho urajyaho ukurikiye nde? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana data. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko imigati itari y'Imana. Imigani itari y'Imana. Ni y'abakecuru. Imigani itari y'Imana ni y'abakecuru. Ntukayemere. Ibyo ntimukabyemere. Ahubwo witoze kubaha Imana. Kuko kwitoza k'umubiri. Kugira umumaro kuri bike. Naho kubaha Imana. Ariko kubaha Imana. Kukagira umumaro kuri byose. Kuko gufite isezerano ry'ubugingo. Bakundwa. Bwa none. Ubugingo bwa none. N'ubuzaza nabwo.
kuko mufite n'isezerano ry'ubugingo bwa none ye baba mugeni we ngo ndetse n'ubuzaza ntabwo ari ubuzaza gusa tujya tuba ngo tuzajya mu ijuru oya ni isezerano ry'ubugingo bwa none tukiriho none dufite isezerano ku Mana Imana yo mu ijuru himbazwe cyane hanyuma ya none dufite isezerano ry'ubugingo buhoraho haleluya aho ni ku musore udahinyutse aho ni ku mukobwa udahinyutse aho ni ku mumama hanjye udahinyutse Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose ni ku mupasiteri nk'uyu udahinyutse ntudahinyutse haleluya ntabwo ari uza mu rusengero ntabwo ari uvuga nk'uko uvuga ahubwo n'udahinyutse icyubahiro ni icy'Imana haleluya haleluya komeza muhungu iryo jambo niryo ryazanye kwizerwa iryo jambo niryo ryazanye kwizerwa niryo kwizerwa iryo jambo niryo kwizerwa iryo jambo niryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose uhagazeho gato umuhungu mwiza ndashaka ngo iryo jambo ryumve neza cyane iryo jambo niryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose Yesu ahibazwe cyane haleluya iryo jambo ry'uko dufite isezerano ry'ubugingo bwa none tukagira n'iry'ubugingo bw'igihe kizaza tumaze gukurwa muri iyi mibiri ngo iryo jambo niryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose Imana yacu ihabwa icyubahiro amina haleluya mwibuka yuko turimo gusatira rya jambo riri hepfo insanganyamatsiko y'igiterane ntihakagire uhinyura ubusore bwawe nashatse kurituruka kugira ngo uryumve neza wumve impamvu zagutera kudahinyuka nujya hirya y'aho ngaho uzaba uhinyutse ndakubwiza ukuri haleluya kuko igituma tugoka igituma twemera tukagira ibyo twibuza bitugora bene data mwari muzi ko hari ibitugora ubu hari ubundi buzima abantu barimo hanze twebwe twarabwibujije turabureka tubutera umugongo tumuvaho ariko ababurimo babwishimiyemo nubwo budafite isezerano rya none n'iby'ubugingo ariko baburimo kandi babirimo babyishimiyemo kandi babigendamo rwose bakumva baguwe neza bakumva ibyo bintu ntako bisa Yesu ahabwa icyubahiro cyose ngo ariko twebwe ibyo turabyibuza haleluya tukemera tukagoka tukemera bikatuvuna yego haleluya Yesu ahabwa icyubahiro cyose amen amen ariko nizeye yuko ibyo nibujije byose shana bitegereje inyungu zabyo Uwiteka yarabinegura ibindi yarabimpaye ibindi yarabikoze ibyo ntari nagira ndacyabitegereje kuko nzi yuko Imana niringi itagira haleluya Yesu ahabwa icyubahiro cyose kuko igituma tugoka tukarwana ntabwo hari indirimbo twajyaga turirimba burya imyaka nawe kugenda imyaka yiyongera nabyo bigira neza ugenda utekereza neza twajyaga turirimba indirimbo kera muri korali tambarare kwa Yesu ni tambarare tambarare kwa Yesu ni tambarare tambarare kwa Yesu ni tambarare tambarare kwa Yesu hakuna milima umva yewe kwa Yesu hakuna milima byahe none se ugiye kuvuga ngo nta misozi ibayo haba harimo kugoka ahatari imisozi haba kugoka haba kuvunika haba kuruha haleluya Yesu ahibazwe ariko iyo twemeye n'iyo misozi tukayizamuka tukavunwa nayo tugeraho Yesu aturuhura akaturuhura nimuze bana banjye nimuze mbaruhure reka mbahanagura amarira mwarize n'ibyuya mwabize muzamuka iriya misozi nta misozi irahari kuko twemera tukagoka ariko twiringiye Imana nubwo hari ibitugora rwose ariko twiringiye Imana ihoraho yego ariyo mukiza w'abantu bose ariko cyane
icyubahiro ni cy'Imana data se wacu Yesu. Haleluya. Twiringiye Imana nubwo twemera tukagoka. Yego. Kugira ngo umusoro udahinyuka nuko wemera kugoka. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Ngo kuko twarabimenye bene data iyo utari wabimenye neza ubikora nabi. Iyo utari wamenya amakuru yabyo neza ntabwo ubigendamo neza, ntabwo wemera yuko hari ibikugora kuko amakuru ntabwo wayamenye neza. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ariko iyo amakuru wayamenye neza n'ibikugora ubyumva nk'umunezero, wumva nibwo buhamya, nibwo butsinzi bwacu, ibitugora nibwo butsinzi. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ngo twarabimenye kandi twabimenye neza. Yesu ni umukiza w'abantu bose. Bose babasinzi bahoze bavuga basanga bavuye ku nzira bakabazanira babaterura bakababebetana bakabagendana ku ntugu babatuka. Yesu umukiza w'abantu bose se n'abarabakiza. Ariko harimo akarusho cyane cyane. Haleluya. Aho ushatse wacagaka tukavuga uti cyane 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 n'uwabizera n'uwabemeye kugoka. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana yacu. Cyane cyane n'uwabemeye kugoka. N'umukiza wabizera. N'uw'abantu bose ariko cyane cyane n'uwabamwizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Ujye utegeka ibyo. Ujye utegeka ibyo. Bene data ndashaka ibyo mubyumve neza pastor. Ntabwo ari ugusaba imbabazi. Ntabwo ari kugira ngo winginge, ni ukubivuga mu bugwaneza bw'Ubumana, ariko uzi neza yuko ushingiye ku itegeko. Kuko impamvu ari itegeko ni ikintu ntakuka, ni ihame. Yesu ahibazwe cyane. Haleluya. Ujye utegeka ibyo. Niba uri Timoteyo uri hano. Haleluya. Amina. Haleluya. Niba uri Timoteyo uri hano ujye utegeka ibyo, ariko mu bugwaneza. Ntabwo ari ku giti si ku ngufu. Umukozi w'Imana umwe bajyaga batubwira, ndamuzi neza we namuvuze n'izina namwe hari abamumenye. Ngo kera kiri umusore barakuze bajyaga abwiriza abantu bakwanga gukiza, n'ubu n'umugabo w'Ibiganiro agafata inkoni akabwira ati murarokoka ni murarokoka. Ndashaka kumenya ubwo yababwirije arabumvisha bagakumva, agafata inkoni. Murabyemera ni mubyemera. Bakabyaga ku neza ndagukubita. Niba wanze kumvisha ngo ry'Imana ndagukubita. Bakemera. Bigeze ko ari mwe turi mu giterana hano abapasiteri bavuga bati kanakera tukubise turokokera ku biti tuvamo turaruha tuba abakozi b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibyo ntibuzabikore bakuru. Wowe n'uwo byatsimbizi niba navuga ngo byari mu mpano n'ubibaza ntabwo. Ariko ijambo ry'Imana icyo rigiye Timoteyo. Ndavugana na Timoteyo. Yesu ashimwe cyane. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. Kandi aba ari byo wigisha. Haleluya. Haleluya. Ujye utegeka ibyo kandi aba ari byo wigisha. Ubitegeke, ubyigishe, ubisobanure. Ni ukuvuga ngo uzabikora kuko nawe wabikoze muri wowe. Niba muri wowe utari wabikora ntabwo no mu bandi wabikora, ntabwo byakunda. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko niba waramaze kwitegeka, kubanza ukitegeka wowe, ukabwira Timoteyo wowe, wamara kumwumvisha ukajya kubwira Timoteyo bana. Haleluya. Amina. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Wumvise icyatumye udahinyuka. Utegeka ibyo kandi ubyigishe. Yesu ahibazwe cyane. Haleluya. Kuko wamaze kwiyakira ukaba Timoteyo nyawe, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ahubwo igitegererezo cy'abizera. Ndashaka ngo wumve neza ikikugira Timoteyo.
ntabwo ari upfa kudahinyuka gusa ngo wowe ugende wiyemera ngo wowe ntabwo bazaguhinyura kuziyemera bakaguhinyura nushaka uzabe wambaye njya nubavuga ko wambaye nk'ikigori simbizi impamvu babivuze batyo niba ikigori kiba cyambaye neza kurusha ibintu bizana byose ntabwo bizi Yesu ahabwa icyubahiro haleluya 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 ushaka uzabe uri ku rwego wumva utekereza yuko rurenze Yesu ahabwa icyubahiro cyose ariko nudakora ibi ngibi ntabwo utazigeranya na Timoteyo kuko ntabwo uzaba haleluya ubwo guhinyuka rwose ko kuzaba kukwegereje kuzaba kukuri bugufi kuzaba kugusatira kuzaba kukubereye nabi haleluya ariko numenya gutegeka ibingibi ukamenya kubyigisha ntabwo uzahinyura ubusore bwawe nguru umusore kuba umusore se bizakubuza kuyobora abasaza Yesu ashimwe cyane barushimana uyu muza ari umusore barushimana abeshya oya ari umusore ataranashaka ari hano mu rusengero cyo kora Yesu agumugisha muhungu arahize arahaba arahakomerera arahaba yanga kuhava arahaba yicara kuri aka gatebe k'imbere Timoteyo haleluya ni gukomera mu mashyi ndababwira Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro cyose haleluya aravuga ati sinzahinyuka batangira haciriritse hadasa neza hameze nabi bararuha bahagira uko hasuka bararuha barahataka barusha Imana arahari ati ryagatebe nzaruha nkicare none dore akicaye imbere amen haleluya icyubahiro n'icy'Imana isumba ijuru n'isi ari umusore araruha ararambagiza kuko twabutahiye hano mbireba nya amen ntabwo nzi yuko aho yicaye ahangaho ntabwo ahinyuka ntabwo nzi yuko hari uwinjira ahangaho ngo aze wowe ngo araza guhinyura barusha Imana kandi ari umuhereza ndakubaha nanjye muhungu se ntiwanyakiriye nkaba afite naho mpagaze Yesu abaho umugisha cyane kurinda icyo uri cyo kugira ngo ubuzima bwawe bube bwubakitse nuko ugomba kuburinda icyo uri cyo kugira ngo kigaragare urakirinda ntabwo ugira terera iyo ngiyo oya urakirinda kugira ngo ube Timoteyo uhabwa inshingano uba wararinze icyo wagabiwe haleluya uba wararinze icyo wagabiwe urinda icyo wagabiwe ariko mana yanjye ariko Pawulo disiye yareze Timoteyo Imana izabimuhembere Timoteyo we urinda icyo wagabiwe haleluya namwe ba Timoteyo ujye murinda icyo mwagabiwe kuko kugira ngo ugire urwego uvaho n'urwujyaho ntabwo ari ibintu utabyita ibintu byihuse twahoze tuvuga abayobozi abangaba ubu uragira ngo abangaba uratekereza yuko biborohera ntabwo biborohera barara amajoro ry'abana baranashobeye ntibasinzira na saa 9 na ryari cyo kora reka babishobore twebwe se ko twabishobora maze mwebwe muri n'abazungu muri n'abasirimu murabikora ku matelefoni twararyamye mu bihuru urumere udutonda ku mutwe murabizi ntihakagira uhinyura ubusore bwawe ahubwo igitegererezo cy'abizera ujye uba icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo ugira muri bene no ku kwizera wizera no ku mutima uboneye no kugira umutima uboneye haleluya Yesu ahibazwe cyane ariko mana yanjye mbarumva ivuga ngo iba byashoboka gagira ngo ngiye numvira abantu kuko mbarumva imbaraga zisunitse imyaka 40 ingahe ikaba yitoroye barumva ngira ngo ngize abo nshoboza nkabumviraho mfite ukuntu nabibabikamo nabibabikira bikabagumamo Yesu ashimwe cyane ntabwo ari ugukora kimwe ngo ikintu gisige yego ubikora byose kugira ngo bibihame muri wowe kugira ngo bibihame bigire ireme bigira agaciro yego ntabwo ukora kimwe ngo ikintu gisa ntabwo ubwiriza ngo
udahinyuka ugira agaciro intambwe ku ntambwe. Icyubahiro ni Imana. Haleluya, haleluya. 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 Kugira ngo udahinyuka ugira agaciro ni intambwe ku yindi. Ni urugendo kandi burya twatura rimwe ariko gukizwa ko ni buri munsi. Buri munsi. Haleluya. Ubu imyaka 30 ugira ngo ndayirangije natuye n'ibitanarenga. Ariko gukizwa ko ni buri munsi, buri munsi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ntabwo mvuga ngo imyaka irashize ubugeho ntacyo bikintwaye narabishoje ni buri munsi. Niyo mpamvu mpaguruka nkajya mu biteranire kandi kwiga nanjye. Umwana warayikirirwa akabwiriza nkafashwa. Ntashoberwa mu gihe maze imyaka n'imyaniko. Nuwo nabwirije agakizwa arambwiriza nkumva ibintu birakomeye. Nico kikwereka yuko mu gukizwa nta myaka ibamo, nta mukuru bubamo, nta bwana bubamo. Gukizwa ni ku rugero rumwe kuko ibyo duhabwa ni bimwe. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ibyo duhabwa bimwe. Nta nyosho y'umwana ubamwa ngo kuko uyu nguyu ari umwana. Niyo mpamvu mwabana b'abakobwa n'abahungu mukwiye kujijuka mukamenya yuko gukizwa n'urugendo, gukizwa no gushyiramo imbaraga, gukizwa no gushyiraho umwete. Ntabwo gukizwa ari iby'abantu bakuru cyangwa se n'abapasiteri n'abavugabutumwa. Niba waratuye Kristo ko ari umwana kugira ngo utazahinyuka, ikizatuma udahinyuka ni kimwe, ni uko umenya kugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana. Icyo rigusaba ni iki? Kuko icyo risaba nk'ubyaye nawe nicyo rigusaba. Hari amagambo nasomye mu Barebe avuga ngo bireba umutambyi biba bireba n'umwana we. Kuki bitareba umutambyi wenyine se kandi ari umutambyi? Haleluya. Ibireba umutambyi bireba n'umwana we. Niba umutambyi adakwiye gukora icyaha, n'umwana we ntakwiye gukora icyaha. Niba nta nzangano agira, n'umwana we ntakwiye kwangana. Niba nta shyari agira, n'umwana we ntakwiye kurigira. Kuko ibimureba bireba n'umwana yabyaye. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twese turi abagabo bo guhamya Yesu. Icyubahiro ni icya Data. Amen. Amen. Haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana isumba ijuru n'isi. Biradukwiye kugira ngo tuvuguke. Komeza mu kugeza aho nzazira. Yego. Ujye ugira umwete wo gusoma. Kugeza aho nzagarukira. Ntabwo ari ukugira aho ugarukira ngo ubu ndagushye igihe nahereye nkora. Ariko ubu ntabwo nakabaye ngeze mu gihe cyo kuruhuka. Ahubwo ko njya kwitegereza nkabona nibwo ntangiye. Ubu nitegereza nkabona nibwo ntangiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugeza aho nzagarukira. Ntabwo twebwe dutegereje Timoteyo, dutegereje Yesu. Uzakiranuka kugeza aho Yesu azagarukira. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Icyo gihe Timoteyo Pawulo yabwiraga Timoteyo ati kubikora kugeza injahu. Ariko ubu twebwe turabikora kugeza Yesu agarutse. Haleluya. Azasanga ugitujwe na ya magambo meza yo kwizera, meza y'ukuri, meza atuma udahinyuka, meza atuma udacogwa, udacika intege, ahubwo uhora wumva ukura, uhora wumva ukora, uhora wumva ufite ibyo wiyungura. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bana bacu inshuti z'umusaraba, ibi turabibabwira tukabisubiramo kuko tuzi neza yuko tugiriye umugisha ku Mana mukabyumva ari byo bizatuma ejo hanyu haba heza. Mwabyumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bifite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubw'igihe kizaza. Nukuvuga ngo iryo iyo turishikamyemo muri iki gihe riraturinda, mu gihe gitaha rikaduhesha ubugingo buhoraho. Haleluya. Muri iki gihe cya none iri jambo riraturinda, mu gihe gitaha rikaduhesha ubugingo
ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Hari akagero kamwe umuntu yatanzeho urugero nako n'uyu mukozi w'Imana dukora n'umurimo yatanze urugero ku basirikare. No keretse aho ndigishe karamfashe narakafashe. Hari abantu budashobora guhura nabo mu nzira ngo babaze ngo urinde umunyeshuri n'umusirikare yambaye uniform. Ubuse wahura n'umunyeshuri wambaye uniform ukamaze ukiwiga he? Keretse utazi gusoma. Nibura utazi no gusoma mure kuri baji usome. Wareba n'uniform ukavuga utari ku muntu n'umunyeshuri. Umusirikare ntabwo wapfa wamureba ari mu nzira agenda mubaze yambaye uniform yambaye. Ubwo nurangiza umaze utari kubuntu ukora akazi ki? Kandi ubirora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi abasirikare bakundwa. Turi abasirikare. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Turi abasirikare. Pawulo yabwiye Timoteyo ati nta waba umusirikare ngo narangiza yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejejwe wamwandikiye igisirikare. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Biradukwiye kumenya neza yuko turi abantu bafite itandukaniro n'abandi. Ijambo ry'Imana Mariya biravuga ngo cyatumye batandukanya n'abandi ngo byari ukugira ngo muba abanjye. Bakundwa, iyo tudafite itandukaniro n'abandi tuba tumeze nk'abandi natwe. uRwanda niba udafite itandukaniro n'abandi, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro cyose. Igituma tuba ari Imana nuko tuba turi abantu batandukanye n'abandi. Yesu ahibazwe cyane. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Haleluya, haleluya. Yo Yesu ndagukunda. Ariko nkunda Yesu yangiriye neza bakundwa. Ariko Yesu yangiriye ubugingo. Yesu yarandishe zamuka neza. Ariko Yesu yarakoze neza. Ndababwiza ukuri Yesu yangiriye neza. Uzi gukizwa ugakizwa uri mu myaka myiza utari wandavura, ariko warakoze Yesu. Haleluya. Twigeze rimwe kuba dufite igiterane cy'urubyiruko Nyagatare bikera ngira ngo ni nk'icyenda gatandatu. Bari bateranyije urubyiruko nk'uku abapasiteri bagira ubwenge bwose. Baravuga baturere urubyiruko abahungu kwabo abakobwa kwabo, hanyuma turashaka kumenya ibibazo bera hagati muri bo. Bakaza mu bakobwa bari mu bahungu bati mwebwe batumura hamwe abakobwa mwe ntabyo muvuga, batabahungu icyo babakora hirya ni mukiri maze abakobwa barafunga. Cyo kora narageze ndabona mu sigara numva beze nk'ifoto mu bana ndavuga intari ko si binini iki. Aba ni abarokore turi kumwe. Iyi ni zimwe yitwa abarokore. Ibi ni ibiki? Umwana akikora kigewe, umwe bafashe kwibere, undi bakubise ikibuno, undi sinzi bya hehe. Ndicara ndumirwa nkabarira gavuga ariko nibyo bahimba ngo aba nibyo bavuga. Ibi byarabaye koko ko numva ngiye ntabisobanukirwa neza, ko numva ibyo ntabizi. Ibe iryanjye mugihe umuhungu akaza karifata ariko nimureba ariko nakumva nakwiha igihano ntasubirwa. Numvaga nakwi ari nge nkanjye ko gasuzugura k'abazimu se bagasuzugura. Yewe mugeni wafashe ubuzima bw'umusore bwanjye hamukubira muri Kristo. Umuntu wuzuye abadayimoni agakora kwibere rya iryanjye. Ibyo bintu ko numva bikaba umva yemwe reka mabwire mwebwe nimutandukanye muri kumwe. Niba hari uwabigukoze reka warahinyutse ugende wigaye wisuzugura uvuga uti narahinyutse. Niba yaba uwabikoze yaba uwabikorewe mwarahinyutse. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwakoze iki? Mwarahinyutse. Imana yo mu ijuru ihibazwe cyane. Ariko shana ababemereje ubuta
ubutaha ntabwo ari utungu tuzivugisha ni mwazahira umusore mwagira nzatwikura neza kandi mubyitegure mumbabarire muzaze kandi muzahamagare bandi ni benshi Imana izandengere Satani yarangerageje sinashoboye gutumira nararwaye ariko ubutaha mu kwa 12 dufite igiterane no aho tuzagikorera ndetse zakugira neza izaba ari iminsi 3 tuzaba twiga ntabwo ari igibi byo kubatetesha no kwagira ikintu twiza ubu ni ukubategura ngo muzakunde muze nuko ahubwo tubabwiye nanjye ndabivuze kandi narizi yuko ndi bubateteshe kugira ngo utaha noneho muzaze mvuge muti mukecuru yavuze neza none ndibagiwe ndabivuze Yesu ahabwe icyubahiro haleluya bene data nimukemere guhinduka jya wemera kubicyuri jya wemera kuba uri we jya wemera utitwa izina ahubwo bawowe nyawe Yesu ashimwe cyane haleluya muzi impamvu natangiye gahunda yo gukora igiterane cy'urubyiruko ntabwo mubizi bamwe ariko nabwiza gutumwa kuri radio y'umucyo amatelefoni y'urubyiruko n'amagambo bambwira ibyo bahura nabyo ibyo bakora ibyo bagezemo bakabara naniwe kubivamo ibintu bikaba byarababereye imbohe umuntu yarinjiye mu kintu kitari kiza ziko yagira cyakakija bukamo yageramo kikamuboha kikamurita akaba atakikivamo agahinduka imbata yacyo Yesu ahabwe icyubahiro cyose haleluya wikwemera yuko ubusore bwawe buhinyuka wikwemera yuko ubukumi bwawe buhinyuka ariko uzi kugenda abantu bagutinya ariko ndashima Yesu yaranyubakiye ukabyana Yesu umwana w'Imana hari umusore umwe wigeze kumbwira yari yarigize karahabutaka akajya avuga yuko ari mwiza yari yaravuye za mbororo umusore w'umukonyi ukora hejuru hari ufite inyirabura y'igitangaza amenyo yera n'akanwa kirabura maza niko mugiye karaka yambwiye rwose ubu uzadutwara isoni kugeza ryari wigize ndamureba ndamubwiririye ejo uzampamagara utabizi arisaza nawe ngo namwise umusizi nakwise umusizi se ko nakubwiye ngo uzampamagare utanyoye inzoga ubwo ndabeshya ntabwo inzoga wanyoye Imana yo mw'ijuru ihabwe icyubahiro cyose amina haleluya natwaye umwanya kuko Imana izaguha umwanya ariko rubyiruko reka mbabwize ndatekereza neza ntabwo iki giterane kigarukiye oya kizahoraho buri mwaka tuzakora iki giterane ahubwo yiba nabishobora ngagira ukajya gikoresha buri kwezi nuko nta bushobozi bifitiye kuko iyo ntekereje urubyiruko mu mutima wanjye upfuye iyo ntekereje ko muri abana twabyaye ejo ari mwebwe dutezeho ejo hazaza dutezeho imbuto ukibyarira abahungu bawe uvuga ejo bazaba babyaye bagize bafite umuryango mugari wajya kuvuga ngo umuhungu yarongowe ariko turapfuye we umuhungu yarongowe di ni izina rya Yesu murumva ayo makuru ariko umuhungu yarongowe yazanye iwabo inshuti undi muhungu ibyo nibyo numva babinyibwirira mutagira ngo nibyo mpimba bahamagara babinyibwirira twebwe turi abagabo b'abandi bagabo uwo ni umuhungu wibyariye utezemo yuko azakubyarira abana umuryango ugakura yarongoye undi muhungu kwahera umukobwa nawe urahura adamara bitegereje umukazana nk'abandi babyeyi nakumuka urahura ashigaraye nabyaye umukobwa ubireje Imana izamurera igitangaza impumuka yararongoye ntabwo yararongoye n'undi mukobwa mugenzi uko guhinyuka murumva mugutegereje ibyo birenze no guhinyuka ahubwo uko ugupfa ugapfana nabi ugapfa uhagaze bakundwa tubakeneyemo abantu b'umumaro
tubakeneye n'imiryango. Yesu ahibazwe cyane. Haleluya. Ihakagira uhinya ubusore bwawe. Nari nkibabwira uwo nguwo wanyitendekaga hatazi uko yitendetse ku muriro. Ageze ahabonye abo ngabo batutuye ntacyo bimumariye. Baramubwira bati rero uriya yarashoberanye. Uriya umusanzu ukamwibwirira byaba byiza. Sigikaka cy'umuhungu kigera hejuru hariya se kirabura gifite amenyo yera n'akanwa kirabura. Biroroshye cyane. Araje ngo agatereka ndamure nariko ndashaka kubaza. Ubundi kugasuzuma wakigenda. Iyo wirebuka nyine kubona ni mugenzi wawe. Ageze aharandi batariko ati mujye ndashaka kubaza ikintu. Ubu nkanjye umunyanya. Ndi mwiza. Ufite inka zanjye. Sinibuka n'ibindi by'ubugose. Ubona rwose uko umusore mwiza. Data yarandobanuriye dore inka zanjye ngize twari duturanye. Ndamaze se iyo witegereza izo nka zawe ubona ziruta inka izo duturanye. Ubona izo wagira inka utazigira umuhungu mwiza. Ahubwo nako gasuzuma azagakora. Ni kindi gihe ugenze cyavuyemo. Twaraho yarambwira ati mugire. Ati bajyaga bavuga ngo higiro ndishya. Ati kandi ndishya noko. Atuzi yuko kuri uyu musoza abasore bose ati turagutinya turakuba. Atuzi uko buryo uturutse nkari yatwivugiraga ibintu byatu. Ati tuvuga ngo ni muceceke mugenda. Cyokora kuko nanjye ndabimenye. Ndangije rero ndatinyuka nakuvugaho. Wa mugani buriya ngo naravuze ngira ngo nari nakuye. Suzugurwa n'abatazi Yesu. Abatari bamenya urukundo Imana yabo. Abatazi kugira neza kw'Imana. Ubu rero ashobora kuza wamureba nk'uko kwasi ukavuga ariko ni igitangaza cy'uko uriya musore yamuzi. Uwo musore wuzuye abazimu n'abadayimoni wuzuye Satani. Ugatekereza rero ngo ahubwo ikiza nuko amubwiriza ubutumwa bwiza agakizwa. Nicyo cyatumye Imana ikurokora. Ni ukugira ngo ubwire abantu inkuru z'agakiza. Ntabwo ari ukugira ngo uze kwifatanya n'abatizera. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukifatanya n'abatizera mudahuje. Ahubwo mubabwire neza y'Imana. Yakagire uhinya ubusore bwawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri byose gira imyitwarire. Gira imibanire yawe na bagenzi bawe. Banza usobanukirwe. Ese uri umukobwa, uri umuhungu, uri umugore, uri umugabo. Ntabwo urasobanukirwa icyo uri kugira ngo bigutere kumenya imyitwarire yawe n'imigendere yawe n'imibereho y'ubuzima bwawe n'ejo hawe hazaza. Iyo utari wamenye uwo uriwe ntushobora kumenya ejo hawe hazaza. Uhinduka akayora. Twaratugende. Uvuze ati tugende tutasiga. Uvuze ati ariko uri mwiza utari koko barabivuze ngo ni mwiza. Uvuze ati uriya mukobwa ni mure tuziko bavuze ariko ni igitangaza cy'umukobwa. Ugahora muri ayo ngayo. Impamvu ni iyihe? Ntabwo wari wasobanukiwe uri. Kuko iyo wasobanukiwe uri. Haleluya. Yesu ahibazwe cyane. Iyo wasobanukiwe uririnda gushyira ku ruzitiro. Haleluya. Ugategereza igihe cyawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Amasaha rero ndabona yasigaye. Niba hasigaye twahatega ubutaha. Sibyo byiza. Muzamurira mugaruke abakobwa beza n'abahungu. Cyangwa Yesu ashimwe cyane. Ubutaha ahubwo mutangire mubyitegure hakiri kare. Kuko ubu twirukanse ntabwo twize ni ukugerageza gucaho kugira ngo ariko ubutaha tuzakenera twige neza. Wige aka ni agace ko kubabwira ko kubereka inzira yatuma udahinyuka. Waba umuntu nyawe ushobora kuvamo umugabo nyawe, ushobora kuvamo umugore nyawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ibazwe cyane. Kuvamo umugabo nyawe. Ntabwo umugabo ari uko wambaye ipantaro cyangwa ntabwo ari uko
kuba waba umugore ariko wavutse witwa umukobwa oya Yesu ahibazwe ahubwo birakwiye kugira ngo tube dukwiye kuba turimo kurera abana bazavamo abagabo nyabagabo bashobora kubaka ingo zabo bashobora kurinda imiryango yabo cyangwa abagore nyabagore ashobora kugera mu rugo warugeramo ukavuga urugo rurimo umugore Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro haleluya ndashoje ndumva nta bindi bintu ndi bwongere Yesu ashimwe cyane keretse kubaza niba hari udakijijwe hagati akaba yumva nawe yakwizera Yesu Kristo mu Imana yacu ihabwe icyubahiro haleluya kwakira Yesu ntabwo ari ugukoza soni ubwo nibyo biduhesha ubugingo buhoraho nibyo biduhesha gushira amanga nibyo biduhesha gutandukanya ikibi n'ikibi nibyo biduhesha gutandukanya ukuri n'ikinyoma uzo ko umuntu yibaza akaba umunyakinyoma kandi ari mu nzu y'Imana witwa umurokore w'umunyabinyoma ukaba umunyabinyoma ariko uri n'umurokore ubu narakijijwe kandi uri n'umunyabinyoma kandi uri ufite n'izindi ngeso runaka Yesu ashimwe cyane ariko biradukwiye kugira ngo tuvangure dutandukanye niba ntawe ushaka gukizwa twese turakijijwe bakunda haleluya niba dukijijwe twese kugira ngo ndasubiza umuyobozi wa gahunda cyangwa se ndamusubiza gahunda Yesu ahabwe icyubahiro cyose haleluya ndasoza nanone nongera gushimira cyane abayobozi Imana yacu ibazwe ndasoza nanone ishimira cyane abayobozi b'iritorero Imana yo mu ijuru ibantera umugisha cyane Pastor Miriam Mudahari muze kumushimira cyane abahibereye Imana yo mu ijuru ibamugisha cyane haleluya nahoze mvuga ngo gushimana hakurya hariya hari igisore giteye imbabazi Mana Nyagasani uriya mwana hari ikintu nari naramufasheho akaba mu mutima wanjye niyo twabaga tutari kumwe twabaga tumuvugaho Jean Paul we haguruka usuhuza aba bantu umuhungu wawe Jean Paul yahimbazaga Imana kuva ibyo ufite wabimuhereza agasimbuka akajya mu kirere mu musozi Yesu ashimwe cyane Yesu abaho umugisha cyane mwagize neza cyane gukomerera mu mwami kandi mugakomeza kubaka ubwami bw'Imana ahari iyo bidashoboka Imana yacu ibazwe cyane Yesu rero abaho umugisha cyane turashoje murumva yuko nabararitse mu kwa 12 tuzababwira umunsi kandi muzararike n'abantu Imana izabibahindura Yesu aduhaye umugisha rero turashoje kaduhaguruke dusenga Imana hanyuma dusoze kaduhaguruke isunzwe n'amahanga Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo Imana ya Israeli Imana ya Yesu Kristo Imana y'ibyiringiro by'agakiza n'ibihe by'isi n'ijuru Imana idukunda Imana iturinda Imana itwitaho tuguhaye icyubahiro cyose kuko Imana nziza tuguhaye icyubahiro cyose kuko Imana ikomeye tuguhaye icyubahiro cyose kuko wabanye natwe watugiriye neza wakoze imirimo n'ibitangaza muri twe mwami wiyubahirije nyakubahwa mwami wahishira izina ryawe Imana kugisha ubaheraho mu ijuru mubabeho ubarondore kandi bakurikirane ndasenze mu izina rya Yesu mubagurire imbago mwami mubagire bagarura Uwiteka Imana mubane na Uwiteka Imana yo mu ijuru ndasengera igiterane bategura mwami uzararika abantu benshi ikiruta byose hazaza bakizwa hazaza batuma umurimo waguka hazaza batuma itorero ryaguka mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana ukuboko kwawe ntikukabure kubana nabo ubwiza bwawe ntikukabure kubatwikira umucyo wawe ntukabure kubarasira natwe gitare kisunzwe n'amahanga
ndasenze ngo udushoboze, ukomeze kutwagurira imbago, ukomeze kudukingura imiryango y'ijuru n'amadirishya, ukomeze kutubera Imana muri byose. Izina ryawe ryubahwe kandi rihimbazwe, kuko uri Imana nziza y'ibitangaza n'ibimenyetso. Urakoze gitare cy'abakubaha, uhabwe ikuzo n'icyubahiro kigukwiriye. Turasenze kandi turisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Urakoze Yesu, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana fashwa n'umwuka wera bibane natwe twese n'abene data bose n'ibihe bidashira, amen.